Dusome ijambo ry'Imana, ibyakozwe n'intumwa, ibice 10, murongo wa 33 kugeza kuri 35. Turasimbuka dusome na 38, turasoma n'ahandi tuganire ijambo ry'Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Ibice 10 by'ibyakozwe n'intumwa niyo nsanganyamatsiko, murongo wa 35, ariko jyewe ndahera kuri 33, paje ni 130 mu isezerano rishya. Haravuze ngo uwo mwanya ndagutumira nawe wakoze neza ubwo waje, nuko none turi hano twese imbere y'Imana dushaka kumva ibyo Umwami Imana yagutegetse kutubwira. Petero aterura amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose. Ni uwo murongo w'insanganyamatsiko korali yateguye, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. 38 aravuga ngo ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Imana ihimbazwe. Haleluya. Iryo jambo ni irya Yesu wasutsweho amavuta n'imbaraga kugira ngo agende agirira abantu neza. Imana ishimwe cyane. Reka twongere dusome n'utundi dukeya. Abaroma tubanze dusome Timoteyo, urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 4, umurongo wa 7 tugeze kuri 12. Ibice 4 Timoteyo, urwa mbere rwa Timoteyo, ibice 4, murongo wa 7 kugeza kuri 12, paje ni 212. Haravuga ngo ariko imigani itari y'Imana ni y'abakecuru, ntimukayemere, ahubwo mwitoze kubaha Imana, kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri biki. Kugira umumaro muri biki, naho kwitoza kubaha Imana kugira umumaro kuri byose. Ntabwo ari byinshi, ahubwo ni kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Iryo jambo ni ryo kwizerwa kandi rikwiriye kwemerwa rwose, kuko igituma tugoka tukarwana ari uko twiringiye Imana ihoraho, ariyo mukiza w'abantu bose, ariko cyane cyane uwabizera. Ariko mwaretse nk'agasube, ariko cyane cyane ni umukiza wabizera. Ujye utegeka ibyo kandi ubyigishe, ntakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, ku ngeso, no ku rukundo, no ku kwizera, no ku mutima uboneye. Imana ihimbazwe. Dushireho utundi duke, mwihangane, ndabizi ko dushaka gutaramana na Yoti n'umugisha twumvishe baririmbye duke, baraza kongera, ndagira ngo mvuge ibintu bike. Imana imfashe. Hanyuma ibice 2 by'Abaroma, impamvu nasomye isezerano rishya, iyi nsanganyamatsiko irarebana n'abanyamahanga, kandi uyu mugabo yatumye kuri twebwe. Imana ihimbazwe. Hanyuma ibice 2 by'Abaroma, paje ni 153, umurongo wa 7 wa mbere kugeza kuri 7. Ndihuta. Haravuga ngo uburyo Imana itarobanura ku butoni. Sifa kwa Mungu. Uburyo Imana ikoresha itarobanura ku butoni. Haravuga ngo nicyo gituma utagira icyo wireguza, wa muntu ucira urubanza, wa muntu we ucira abandi urubanza. Ubwo ucira undi urubanza uba utsindishirije, kuko wowe ucira urubanza, uwo ukira urubanza ukora bimwe n'ibyo akora.
ariko tuzi yuko iteka Imana izacira ku bakora bene ibyo ari iry'ukuri. Wowe muntu ucira abantu urubanza bakora bene ibyo, wowe ukabikora, mbese wibwira yuko uzakira iteka ry'Imana kandi usuzuguye ubutunzi bwo kugira neza kwayo? N'ubw'imbabazi ubusuzuguye ubutunzi bwo kugira neza kw'Imana, n'ubw'imbabazi kwayo, n'ubw'imbabazi zayo, n'ubwo kwihangana kwayo. Ntuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kukurehereza kwihana? Ariko kuko ufite umutima unangiwe utihana, wirindirije umujinya uzaba ku munsi w'uburakari, ubwo Imana y'ukuri, ubwo amateka y'ukuri y'Imana azahishurwa, kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. 7 niho nagambiriye, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, Imana izabitura ubugingo buhoraho. Nanone amen. Umugabo bita Petero yarari ahantu mu nzu ari gusenga, hanyuma ngo bari bategereje kurya, warazamuka ajya ahantu hejuru ngo abasenga. Agisenga ngo abona umugozi w'umukoma hasi. Ni ibintu nka 3 tugiye kuvuga ku myumvire Petero yari afite mbere y'uko Imana imutuma kwa Koroneliyo. Hanyuma tuvuge kubaha Imana icyari cyo, turasoza tureba gukora ibyo gukiranuka icyari cyo. Hanyuma ijambo ry'Imana riratubwiye ngo menye neza. Ni ibintu Petero arimo aribwira hanyuma y'imyumvire yari afite. Aravuga ngo njyewe menye neza, ndabisobanukiwe yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo abantu bayubaha bagakora ibintu byo gukiranuka Imana irabemera. Imana ihimbaza. Haleluya. Ndashaka kuvuga insanganyamatsiko ivuga ku bantu Imana yemera. Muri iki giterane ifashe umwanzuro wo kuza kubagirira neza. Ni Imana isinyiye kugirira neza abantu yemera. Ni Imana isinyiye gutwaza ubuzima abantu yemera. Ni Imana izajya gikurikirana ikabakurikirana kuko ibemera. Haleluya. Haleluya. Imana ifashe icyemezo muri iyi nama y'umushyikirano yateranye uyu munsi ku itariki ya 1 z'ukwa 9 yo kuza kugirira abantu neza. Igenda yemera. Dutangiye ukwezi kwa 9 turi tariki ya 1, ariko Imana imanuwe no kuza kugirira abantu neza kuko ibemera. Imana ihimbaza. Isi ntabwo yabagirira neza kuko hari ibintu mutujuje isi ikeneye, ariko Imana yagenzuye mu bumana bwayo iravuga ngo ndumva nshaka kugirira neza abantu banjye. Nagize ngo umere uwo mwicaranye ikiganza umubwire ngo wagize neza ubwo waje, kuko Imana ntirya ifiriti. Dawidi yarabivuze muri Zaburi ya 50, aravuga ngo iyaba ngira inzara sinakubwira kuko isi nibiyuzuye hari ibyanjye. Imana ifite abakerubi bayiririmbira, ntiyakenera abaririmbyi. Imana iyo igiye kugendera mu nyanja igendesha amaguru hejuru y'amazi. Imana ntishonje ku buryo yabura ibyo kurya, yagutira iki idafite. Imana iyo igiye kugenda, Bibiliya iravuga ngo igendera ku mababa y'abakerubi. Imana ntikeneye indege kugira ngo ijye muri Amerika, yicara ku mababa y'umuyaga ikagenda iyo ishaka. Ahubwo ikiyitumiye muri iri teraniro ni ukutugirira neza. Haleluya. Imana ihimbaza. Uyu mugabo bita Petero yari afite imyumvire ko abagenewe agakiza ari abayuda bonyine, hanyuma akajya yumva ko abantu batacebwe badafite communication niye. Ariko nagira ngo mbatangarize, hari ukuntu Imana ije kurambagiza muri iki giterane kugira ngo igirire abantu neza kuko itarobanura ku butoni. Waba ufite ibyaha byinshi, waba warakoze ibigana n'umusenyi wo kujyana, waba warasambanye n'abagabo barenze umwe, waba warakoze ibyaha byo kwiba, waba warikinishije sifa kwa Mungu. Yes. Haleluya. Ndagenda mbegera ho parirera Imana yarayimbaye ihimbaza. Haleluya.
hanyuma Yesu azanwa no kugirira neza abantu mudatekereza, kandi abambere ni abari bazimiriye mu byaha badafite ibyiringiro namba. Satani yarababohesheje imigozi y'uburyo bwinshi. Burya hari imigozi iboneka umuntu yakena mukabimenya, umuntu bafungira amageragere mukabimenya, ariko muri iri teraniro hari abantu bafungiye muri gereza zitazwi. Yesu azanwa no kugirira neza. Iyo umuntu afungiye mageragere umugore aramusura, umwana we akamugeraho, ariko umuntu ufungiye muri gereza y'umutima ibyaha byishe, aboheshejwe imigozi y'ibitaboneka, wamusura ute ko ari uhamuryamanye? Wamusura ute ko yajya kwiyahura mwararanye ukagira ngo ariho? Ariko Imana imanuwe no kugirira n'abameze batyo neza. Haleluya. Ntabwo Imana igira neza ababatijwe mu mazi menshi gusa, ntabwo Imana igira neza abaje gusenga gusa. Imana ifite gahunda no kugira neza abanyabyaha. Imana ihimbazwe muri Kristo Yesu. Hanyuma uyu mugabo bita Petero ngo agiye kubona ngo abona umukoma hasi, ngo aramubwira ngo uriho ibintu inyamaswa zizira abayuda batemererwaga kurya. Aramubwira ati bahagurye. Yavuga ati ngewe kirazira, twebwe izi ngurube ntituzirya, hari ibintu tutemerewe kurya. Ngo yanga kurya. Aramubwira ngo ibintu nejeje ngo ntago ari we wabitesha agaciro. Aravuga ati bahagurye. Arangije amaze akanya avuye muri ayo masengesho abona ubutumwa bwihutirwa bw'abantu Imana ishaka kugirira neza. Ngo yari umugabo w'umunyamahanga bita Koroneliyo, nk'umusirikare akomeye cyane, ariko aboheshejwe imigozi. Hari umuririmbyi uherutse kuririmba aravuga ngo mbohore buri mugozi untunganirize umutima. Hari igihe umuntu arwara kwa muganga bakabibura, akarwara positive. Izo ndwara kwa muganga bayobewe. Yesu azanwe no kugirira abantu neza. Avuga ati ndababara hano, ati naha harani, bajya kubishaka bakabibura. Yesu azanwe no kugirira abantu neza. Tutitaye kuko byumva. Hari igihe umuntu agira imyumvire akavuga ati abiragirira neza n'abayiba imbere. Hoya n'abatayiba imbere Imana ifitanye nabo gahunda. Niyo mpamvu Petero avuze ngo menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo abayubaha bagakora ibyo gukiranuka irabemera. Kandi iminota y'igiterano ubwo ibishize mutagira ngo iracyari myinshi. Sifa kwa Mungu. Abakora ibyo gukiranuka cyangwa abubaha Imana, navuze ko ndavuga ibintu nka bitatu gusa, ubu ndi kugana ku musozo. Kubaha Imana, umuntu yubaha Imana ate? Ndavuga ikintu kimwe. Kubaha Imana ni iki? Kubaha Imana ni ukubaho ubuzima bufitiye inyungu Imana, kugenda ariko ari Imana yunguka. Uri umutungo w'Imana, Imana yaragushoyemo kugenda uri umutungo w'Imana, kuberaho Imana mwiza, kuko Imana ni ikiremwa cy'umwuka. Haleluya. Imana ni ikiremwa cy'umwuka, kandi irema umuntu yaramubwiye ngo utware isi n'ibiyirimo. Bivuze ngo Imana ntiyaza mu isi nk'umwuka yabideviye amategeko ikuvuguruza ku cyo yavuze. Iyo Imana ishatse kuza mu isi, ireba umugore uyemera, ikareba umugore wayizeye, ikareba umugabo wayizeye, ikavuga ngo mpindukira ofisi njye ngenda mu isi nk'utuyemo. Abantu iyo bagiye kuri perezidanse bajya hariya Kacyiru muri za minisiteri hirya. Abandi iyo bagiye gushaka ba meya mu biro bafite imirenge babashakiramo cyangwa uturere. Ariko Yesu yifashisha abantu kugira ngo nihagira umuntu umukenera, arebe nka umugore bita Clementine, arebe nka Nayoti, avuga ngo ndashaka Imana, bayirangire ofisi yitwa Korode. Avuga ati niba ushaka Imana ujye kwa Korode, nimwe Imana ituye. Haleluya. Imana rero, abantu bubaha Imana bayibera ino, bayibereyeho ino. Ndavuga ibintu nka bitatu. Ni gute cyangwa bitandatu, ndabivuga nihuta. Ni gute umuntu yabaho kubw'inyungu z'Imana? Umuntu yaba hate kubw'inyungu z'Imana? Umuntu yashobora kubaho se atibereyeho? Birashoboka. Paulo hariya twasomye yandikira Timoteyo yari umushumba, kandi natwe turi abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Imana ihimbazwe. Paulo yandikira Timoteyo yaramubwiye ngo ntihakagire uhinyura ubukristo bwawe, ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ntihakagire uhinyura ububwirizabutumwa bwawe, ntihakagire uhinyura ubudiyakoni bwawe, ntihakagire uhinyura uburirimbyi bwawe. Nugenda mu bantu ntihakagire uguhinyura, ahubwo ube icyitegererezo mu bintu nka bitandatu. Icya mbere, ujye uba icyitegererezo ku byo uvuga. Nujya kuvuga ujye umenya uko uvuga, ntukavuge nk'umupagani. Mu bintu Nebukadinezari yakoreye
ba Saduraka, Meshake na Bedenego cya mbere yabakuyemo imvugo z'abayuda ngo abashakisha kuvuga nk'abakarudayo. Hari igihe umuntu akizwa ariko ukamwumvana imvugo zaho yahoze z'abakarudayo. Mu bintu Nebukadinezari azi neza, azi ko umuntu yashobora kwirwanya ari uko yarangije kumwica mu mitekerereze. Hanyuma ujye uba icyitegererezo ku byo uvuga, ntukavuge amanjwe. Niko Pawulo yabwiye Timoteyo, ujye urabanura ibyo uvuga, muba muganira, bamenye kuko kuntu utakuvuga, bamenye ko utavugana kamere. Ujye uba icyitegererezo ku byo uvuga. Icya kabiri, ujye ugira kwizera, ntukabwirize ngo Imana irashoboye hanyuma ngo dukubitane uganya. Ntukaririmbe kwizera n'imbaraga z'Imana ngo niduhurira hanze twese tuganye ibiciro, ngo tuvuga ati turapfa noneho byazamutse noneho inzara iratwica, babana turi bubarye. Ujye ugira no kwizera, ube icyitegererezo cyo kwizera. Abantu nibakenera Imana bayikubonemo ko wayizeye. Aleluya. Icya gatatu aravuga ngo kandi ntugahinyuke ku ngeso, ujye ugira ingeso zikwiriye abantu bakijijwe, ntihakagire uhinyura ingeso zawe. Nagira ngo mbabwire ko twebwe ntabwo twakijijwe ibyaha, twakijijwe abo turi bo. Mu bintu byazanye Yesu, yaje gucungura abo turi bo. Niyo mpamvu iyo uhuye na Yesu adagukiza ibyaha, kuko ushobora kuvuga ngo ndi ingeso nziza, ngira ingeso nziza, ariko hari igiti cyo muri Adamu kikweramo, nuko kitaragira igihe cy'iki ngo kigere igihe cy'umwero wacyo. Avoka ntiyera buri munsi, igira iminsi yo kwera kwayo. Rero ukwiriye kuba icyitegererezo mu ngeso zawe, ukagira ingeso zikwiriye abamenye ubutumwa bwiza. Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. Ukaba icyitegererezo cy'abizera no mu ngeso. Hari igihe ukizwa iwanyu bagira ingeso. Niba hari ibintu byantangaje, ngo nukuru umwamikazi Elizabeth burya ngo yaramujura, wajyaga aca ahantu ngo akiba utuntu, noneho umujepo ushinzwe kumureba ngo akajya abikurikirana afite iyo ngeso yo kwiba. Ari umwami nyine muri bijutera akaba aragacamuye kandi atari bukishyure. Hari umwamikazi. Mbese kwiba ni ukuba, reba ayo mateka atuma umuntu agera kuri urwo rwego, ariko akajya nko muri bijutera akiba nk'akantu akumva ntiyakishyura kandi hari umwamikazi. Rero ntabwo Yesu yaje kudukiza ibyaha dukora ngo ube waribye, ngo ube warishe. Muri wowe harimo igiti cy'ububi cyo muri sogokuruza kwa wawe Adamu kigutera gukora ibyaha, ku buryo niba utanarasambana Yesu yaje kugukiza. Areba muri karande z'iwanyu akagukiza gusambana kuko bituyeyo. Muri Adamu birimo, nabyo bituyeyo. Kwiba nabyo birimo. Hanyuma Yesu adukiza abo turi bo, ntabwo adukiza ibyaha gusa. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Haravuga ngo kandi ube icyitegererezo no ku mutima uboneye. Ibi bintu uko ari bitandatu bifite ibintu byo kuba icyitegererezo ni bitatu aho abantu bakureba. Yavuze ngo ube icyitegererezo ku ngeso no kuvuga n'ibyo ukora no ku rukundo. Murumva ibyo bintu ni bine. Hanyuma kwizera, tukwitegereje ushatse wasa n'abizera ariko utizera. Ni igikorwa cy'Imana n'umuntu kimenyekanisha umuntu niba yayirizeye, ariko kubera ko amabandi yivanze n'irondo ntabwo twapfa kumenya niba koko warizeye. Cyakora wihisha mu by'abizera bakora, ariko kubera ko iyo sisiteme utamenya ibandi n'uri ku izamu, byose bisigaye bisa. Ukwiriye kwizera ukagira n'umutima uboneye. Imana iduha umutima uboneye mu izina rya Yesu. Hanyuma aho ku mutima uboneye twebwe ntituhareba. Cyakoze tumenya ko umuntu yagize urukundo, tumenya ko umuntu yizera, tumenya ko umuntu yagize urukundo, tumenya ko umuntu akora ibyo akora no ku byo dukora. Hari igihe umuntu aba icyitegererezo cy'umugore bita Yezebeli, wamureba ukavuga ati Yezebeli yaje mu iteraniro, cyangwa ni umwuzukuru we. Cyangwa ukaba ufite icyitegererezo kuri ba bakobwa, ni abakobwa b'i Mediyani ku mugabo bita Baramu. Haleluya. Muracyahari? Haleluya. Hari umugabo bita Baraki ngo wagiriye inama Baramu, aramubwira ati Abisiraheli ntibamenyereye gusambana, uri abarokore ntibamenyereye gusambana, ahubwo umanura utuntu tw'udukobwa n'abagore badutse b'inzaduka bajya bamanuka mu mahema bambaye ubusa. Hari abantu
hari abantu bahamagariwe umurimo wo kwambarira ubusa mu materaniro, mu mahema. Mbese bafashe icyitegererezo cy'abamediyani n'abamowabu, tere yabo aho kujya ku gisimenti cyangwa kadirake, bo bafite tere, bafite iseta, ni iseta, bafite iseta ngo ahantu ho mu rusengero, ngo kugira ngo abagabo b'Abisiraheli, abagabo b'abarokore bamenye Imana ntibazongere kuyimenya. Kandi hari igihe umuntu aba icyitegererezo cy'abamediyani cyangwa abamowabu ntabimenye, akajya agira ngo ibyo yakoze birasanzwe. Ni ukuri ntabwo bisanzwe, wabirebeye ku bamediyani nawe ubizana hano. Hari n'igihe umuntu ngo aba yabemeje, ukabona yateretse imisatsi yageze nk'iriya hakurya, kandi ni ibimenyetso bya Nebukadinezari avuye mu ishyamba, ngo yari afite imisatsi yamwereyeho, mbese ukagira ngo yabemeje, kandi nawe afite icyitegererezo. Hanyuma tugire icyitegererezo cya Yesu. Reka duse n'aba, haleluya. Ntugahinyuke ku byo ukoze, ntukambare ku rwego bihunyura ubukirisitu, ntugasokoze ku rwego bihinyura ubukristo, ntukavuge ku rwego ruhinyura ubukristo. Ibyo ukoze iyo tukwitegereje tubona icyitegererezo cyawe ubyigira. Tubona nyoko, tukabona so, tukabona turabafite, duhita tureba muri Bibiliya tukamenya igisekuru cyawe. Hari abantu bahisemo kuva mu masekuruza y'Abanyarwanda kwa Nyabingi na Ryangombe, ariko bakagira ibyitegererezo muri Bibiliya cya Yezebeli, cya Mukahuriya bogera hanze. Bahisemo ibyitegererezo bibi, kandi Bibiliya ifite ibyiza, ifite abagore bameze nka ba Debora. Haleluya, haleluya. Bafite ibyitegererezo by'abagore beza. Umuntu akavuga ati nzagira ishyari, ngirira ishyari n'abatanzi. Umugore bita Mukaherodi, mujya mumenya, n'umugore mubi usaba igihanga niba batateka mu isombe. Avuga ati Yohana, ati bagutumye iki? Ati usabe igihanga. Ubwo se yasaba bombo basakayira, cyangwa akasaba minerevare yo kuriha muri Amerika, ariko tusabe igihanga cya Yohana bakiye mu isombe. Ariko ndashimira Yesu ko Yohana yakizukanye. Haleluya. Hari igihe umuntu agutera ihembe ryo mu mutwe, ariko mu gitondo bwacyo ukaza muri nayo pite kurepeta, ukakizukana ukabyuka ugifite. Mukaherode yasabye igihanga cya Yohana, ariko bazutse ngo bari kwiyerekana i Yerusalemu, ngo batambagiye bavuga ati na Yohana yajemo agifite. Mu ijoro bafite piyese. Niba hari n'urwaye waje muri iri teraniro, menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo yaje kugirira neza abera muri iki giterane. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Niba hari urugingo ruri muri wowe Satani yishe, umubiri ukaba utameze neza, Yesu yaje kugira neza hano, kandi afite piyese de reshanje yo guha abantu b'Imana. Imana ihimbazwe muri Kristo Yesu. Tugana ku musozo. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ndashaka kuvuga abantu bakeya bubahiye Yesu mu gihugu, bubahiye Imana mu gihugu kitarimo Imana. Hari igihe tuzagera igihugu gikamera nk'igikennye Imana, tukamera nk'abantu baba mu butayu, igihugu gikakena Imana, insengero zafunzwe, aho gusengera abantu batakibonana ngo barepete, batakibonana ngo bakore igiterane bitagikunda, bakubahira Imana mu gihugu kitarimo Imana. Haleluya. Menye neza Imana itarabanura ku butoni, ahubwo umuntu ufite kuyubaha agakora ibyo gukiranuka, igenda imwemera ikamugirira neza. Umugabo bita Yosefu baramuguze, simvuga ibyo cyane, ariko yubahiye Imana mu gihugu kitabamo iki? Imana. Yubaha Imana atabyereka abashumba, yubaha Imana atabyereka abaririmbyi baririmbana, yubaha Imana nta konseri yabaye, yubahira Imana mu gihugu kitarimo Imana, adafite abadiyakoni bamugenzurira muri karitsiye. Yubahira Imana mu gihugu kitayifite, yubaha Imana. Yubahira Imana mu cyumba cy'ibanga abantu batagezemo, yubahira Imana mu mutima, arayijyana biseruka inyuma imbere ya muka Potifari. Yari afite uburyo. Umwanditsi w'agatabo k'umugenzi Mukristo yahuye nabwo, banamutiringira, baramubaza ati se kugarutse bikugendekeye ute? Aravuga ati mbonye ibintu biri muri iyi nzira bitashoboka.
ngo mukristo abisikana nabo basubiyeyo, yavuze ijambo rikomeye azigezeho. Izo babonye bagasubirayo, yavuze ijambo rikomeye asubiyeyo azigezeho. Yaravuze ngo mbonye impamvu zo gusubira inyuma kw'abera. Ibintu bidusubiza inyuma byari biri muri iyi nzira, ariko tubiciyeho dukomeje kubahira Imana mu gihugu kitarimo abantu bayubaha. Imana ihimbazwe. Haleluya. Undi mwana ni umuja wo kwa Namani, ntago mutinda. Yajyanye Imana mu gihugu cy'abandi ari n'umuja. Bari bamufiteho ububasha bwo kumubwira ati nutaryama ntubona akazi. Yubahira Imana mu gihugu itarimo Imana. Ndashaka kuvuga undi mugabo wa gatatu witwa Mose. Mose ngo yubahiye Imana mu Egiputa, akora ikintu kimwe. Nari kuvuga nka 7, reka mvugemo kamwe. Ngo yanga izina ry'ikinyomo, araba ngo sinemeye kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ngo kubera Imana y'Abaheburayo. Ngo yemera kurengananwa n'ubwoko bwabo buri mu bubata. Iyo umuntu yubaha Imana, hari ibintu by'agaciro atesha agaciro kubera imbaraga zo kubaha Imana ko mu mutima. Haleluya! Iyo umuntu yubaha Imana, yanga izina isi mwita ry'ikinyoma. Hari igisigo ukomera amashyi ariko bizi neza. Kamvuga inyungu zo kubaha Imana, ndavuga imwe yonyine. Sifa kwa Mungu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Inyungu yo kubaha Imana, ndavuga akantu kamwe ariko gafite imbaraga zikomeye. Nuko biguha uburinzi. Ugenda urinzwe n'imbaraga z'Imana, z'ibitagaragara. Ezira yaravuze ngo ni imbaraga z'ibitaboneka. Ngo twagendaga turi kumwe n'ukuboko kutagaragara ariko ngo kwadukoreye ibintu biboneka. Haleluya. Twagendanye n'ukuboko kw'Imana kutagaragara ariko kwakora tukabona imirimo yako. Hanyuma ubu burinzi, iyo umuntu atubaha Imana, ibintu byose biba bifite uburenganzira bwo kumukubita. Impanuka yakumena, nta gahunda yo gupfa wari ufite ugapfa kuko nta kikurengera ufite. Umurozi wese ubitekereje aguturitse umutwe, avuga ati nta mbaraga zimukingira afite. Kubaha Imana bigutera guhinduka umutungo w'Imana ugenda mu isi, ukagenda urimo utari kuri imbaraga z'Imana, ugacuruza agatara ariko ufite imbaraga zikurwanira zitaboneka. Abarozi bakuraga nibo babimenya ko hari imbaraga zihanganya n'ibikurwanya, nibo babimenya neza. Ndasoje. Haleluya. Mu magambo Kalebu, Abisirayeli, Mose atuma Abisirayeli babaga 10 bagiye gutata 12 bo mu Bisirayeli. Hagiye gutatamo umugabo bita Kalebu, ngo ntago we yari umwisirayeli, burya yari mwene Esawu. Ngo bamaze kwambuka inyanja itukura, bamutoraguye ku kibaya cy'inyanja hakuno. Hanyuma ngo yagiye ahagarariye umuryango wa Yuda. Ngo bavuye gutata, ngo abandi babaza inkuru z'Abanaki. Uza agatebe Mana. Hanyuma muniza agatebe gatoya ndahita nsoza. Haleluya! Ngo babaza inkuru 12 barabati abagabo barebare twababo 10 batangaza amakuru ngo bituma Abisirayeli bose ngo biheba. Ariko ngo bageze kuri Kalebu, ngo abasaza bo mu Bisirayeli batera intebe baramubaza ati sugiye kuvuga ikindi gitandukanye n'icy'abandi bavuze. Aravuga ati mumbabarire mu makanya gato mbaganirire ibyo njyewe nabonye. Sifa kwa Mungu. Haleluya! Nagira ngo mbabwire inyungu yo kubaha Imana. Aravuga ati njyewe batera intebe abasaza. Aravuga ati abagabo barebare nanjye nababonye. Ati kandi igihugu twakibonye ni cyiza, namwe murabizi. Dore n'amaseri y'inzabibu zezeyo. Atariko hari ikintu nshaka kongeraho. Batera intebe. Ati abagabo barebare twababonye, ariko hari ikintu nshaka kubabwira gikomeye nabonye hirya y'abagabo barebare. Hari ikintu nshaka kuvuga
cyiyongeraho gikomeye. Nabonye inyuma y'abagabo bafite imbaraga n'intwaro zo kurwana. Haleluya! Ngo bakomeza kwegeza intebe imbere ngo babyumve neza. Baravuga ati igihugu ni cyiza kirarumbutse. Haleluya! Arabangwa n'abagabo nababonye ni barebare, ariko nabuze ikibarengera, nabuze imbaraga zibarwanira, nabuze amaboko abatera inkunga, nta kibarengera batunze. Bafite intwaro z'intambara, bafite uburebure gusa, ariko nta kintu kiri inyuma y'ibyo. Nta kintu kiri inyuma, nta gikurikirana bafite. Nabuze gikurikirana, ni amasasu gusa, ni uburebure gusa, ariko twebwe twubaha Imana. Haleluya! N'abapimye ku nyanja itukura ndababura, n'abapimye ku gikoni twagendanye kiduhesha umutsima ushyushye, n'abapimye ku nyama twariye z'imirumbutsi tutatetse bwacyaga tukabona tuzirya, n'ababuze babaye bagufi. N'abapimye ku cy'Imana yavuganye natwe ndababura, babaye bagufi ndababura. N'ababuriye imbere y'iby'Imana yadusezeranije. Ariko Mana, hari abantu bavuganye n'Imana muri iri teraniro. Haleluya! N'abapimye ku mvugo y'Imana ndababura, babaye biciye imbere yo gukomera kw'Imana. Petero yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nyamara dufite ijambo rirushaho kugenda rikomera, ariko ukuntu rikomera natwe tugenda twumva tugira ukuntu dukomera sha. Haleluya! Aravuga ati nta kibarengera batunze, ariko twebweho abambutse inyanja itukura, abariye umutsima ushyushye wo mu butayu. Haleluya! Abariye inyama z'Imana bakagendana igikoni cyo mu ijuru kibatekera. Abageze mu mikindo 70, twebweho babonye amariba 12 Imana yavukurira Fidimu, twebwe tuzabarya nk'ubugari bufite isosi nziza. Isengere ntabwo ari njye waje kuzana imperuka. Reka haleluya! Nta gikurikirana, nta kibarengera, bafite amaboko barirata ibigwi, ariko twebwe twirasa ibigwi by'Imana. Mu bintu umugabo bita Dawidi yatsindishije Goliyati, yaravuze ati ndagutera mu izina. Nagira umuntu uguhagurukira akihindura imbeba, uzamutere mu izina. Komana! Haleluya! Birababaje ko wabaho udafite Imana utarayizera, ariko ku bantu bayizeye, haleluya, nibitubaho Yesu ababyicayemo arimo arabikurikiranira hafi. Mbibabwira ukuntu abikurikiraniye hafi. Nibitubaho abikurikiraniye hafi. Muzabaze Hezekiya yagiye mu masengesho avayo nta kivuze, ngo ariko ifata ikeme. Yari yazamukanye n'umugabo bita Yesaya umuhanuzi karabutaka, ntazi guhanura. Ngo bazamukana umusozi, bazamukana urwandiko. Ngo bagezeyo, ngo Hezekiya kugira ngo agaragaze agahinda kenshi, aravuga ati sindarufata mu ntoki ndarupfukamaho, ahari Imana iri kureba amavi neza. Haleluya! Ngo Yesaya ava ku musozi adahanuye, ngo ariko Imana ifashe icyemezo gikarishye ngo cyo kubijyamo. Hari igihe Imana itabivugaho ibintu byacu, tugataha tumeze nk'abimyije imoso, ngo ariko ifashe icyemezo cyo kujya mu kazi. Ngo aryamye asinziriye ari kugona. Umwami asinziriye, Yesaya yitahiye. Ngo marayika ajya mu rugerero rw'Abashuri, mu ngabo za Senekare barabakindura, bafata banise, bafata barashe, sinzi urupfu yabisha, ariko niba yarabahaye sumu ya panya ntago mbizi. Ariko mu gitondo, haleluya, ngo Hezekiya dukana indirimbo. Hari igihe buzacya byiyahuye, igihe buzacya byirangije,
ubaha Imana, niwo murimo wonyine. Imana igufitiye uburinzi, Imana igufitiye uburinzi. Ntukeneye ko bagira gutya ngo zo purere ngo Imana irakurinze, urabugendana. Ku mpamvu z'akazi ugendana iki? Ko mutansubiza. Ku mpamvu z'akazi ukora ko kubaha Imana ugendana iki? Uburinzi. Nta mu minisitiri utegura abajepe bazamurinda, yacicara kuri ya ntebe yayindi abajepe ngo bahita babohereza ku gipangu iyo hirya bakajya kurinda. Wa mudamu ukuriye abakuru b'abadepite wa wundi w'inteko bahise bajyayo, akicara iruhande rwa perezida, bahise bajyayo. Haleluya. Niba ufite umutungo w'Imana muri wowe, ariko ntabwo uburinzi babusengera, ubwo ni ubuyobe. Ntabwo uburinzi babusengera. Ku mpamvu z'akazi ukora boherezayo. Kandi niba hari ikintu gikomeye, ntabwo uwo barinda si utanga amabwiriza, uwo bakorera niwe uyatanga. Sifa kwa Mungu. Hanyuma dusenge. Kubaha Imana ni ukwigirira kuko ako ni akazi sitaguha. Dusenge. Haleluya. Ari navuze ibintu byo gukora ibyo gukiranuka. Iyo tuvuze gukiranuka tuba duvuze Yesu, gukora Yesu. Gukora ibyo gukiranuka ni ugukora Yesu. Gukora ibyo gukiranuka. Nta wundi mugabo wakiranutse mu isi. Paulo yigeze abwira Abatesalonike ngo bambare Kristo. Hanyuma reka dusenge. Gukora ibyo gukiranuka. Paulo yabivuze mu Baroma, arabanga bashaka ubwiza n'icyubahiro. Mutabona haraje amavuta yo guhindura shokora n'inzobe n'ibikara na mukorogo, abantu babahiga ubwiza. Ariko ababishaka birambye. Babishakishe gukora ibyiza badacogora. Harimo n'akantu kitwa kudapfa. Abantu bakunda ibyubahiro, abashumba ba Loti n'Aburahamu ngo bapfuye intebe. Abantu bakunda ibyubahiro, ariko nushaka icyubahiro kitazayikubita hasi. Umwanditsi yaravuze ngo nta muntu uhorana icyubahiro, abantu bameze nk'inyamaswa zipfa. Ariko akantu bita kudapfa, si umuntu yaba hadapfuye, biri muri Kristo Yesu. Haleluya. Abashaka kudapfa muzabona abasaza, n'impamvu muryana mutinya gupfa. Bavuga ati inzara itanyica. Uzabona umusaza bamubwira ati kora siporo udapfa. Buri abarwana no kudapfa. Hanyuma niba ubikeneye kudapfa, ubishakishe gukora ibyiza. Hanyuma ibyiza ni ibiki? Gukora ibyiza ni ibiki? Ni ukwizera Yesu. Yesu yaravuze, abwira abigishwa aravuga ngo umurimo wanjye n'uyu umwe, ni uko mwizera uwo natumye. Hanyuma umuntu utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Gukora ibyiza ni ukwizera Yesu. Hanyuma ukabona kudapfa, ngo bafite ubugingo bwa none n'ubusasa nabwo. Haleluya. Mwegekeye inzugi dusenge.